bisi se abandi ntago yaziguhaye gusa ikindi murundi ntaho amwaye bagutekerezaho bagira gute ntacyo bitwaye. ariko urumva ko biteganya kandi urumva ko kunabishaka rega murundi bona atari mwiza se wowe n'imboga mva nawe n'imboga ntago ubona bigaragara nk'isura mbi mu bantu nk'iyo nkawe w'umumama ubona usa neza rwose wiyubashye hakaba wenda byamenyekana ko ufite umuhungu nyine ugukemurira ikibazo. ubundi rero nje kuba wumva ari nk'igisebo kuba nk'inshuti zawe zabimenya kuba nyine abantu muziranye bamenya ko uri umubyeyi ariko ukaba ufite umusore mutoya uguhira serivisi wumva nta gisebo kirimo. rero burya umuntu niwe wimenya. bayi ikaze bakunze bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nangiye kubasuhuza kandi bifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi kanizere ko mumeze neza mwese aho muri ari abari mu Rwanda ndetse n'abari mu bihugu byo hanze mwese ndabasuhuje ndabashimira buri wese utanga inama n'ibitekerezo muri comment ku biganiro byose tugenda dukora. Inama zanyu ni benshi zifasha mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse n'abandi mugenda mufasha mu buryo bw'ubushobozi. Hari abantu bagenda bafasha abantu bagiye batandukanye rero ndabashimira cyane aho muba mwakuye Imana igira subirizamo. Turi kumwe na wa mama sinzi niba ari umumama cyangwa ari umukobwa ntago cyagiye twabashije kuganira ariko niyo mpamvu tugiye kuganira noneho twitonze yanyemereye namusabye imbabazi ko cyagiye bitagenze neza ko namufashe kandi ntari nabimusabye ariko ubu noneho nabimusabye yanyemereye. Ni wa mukobwa cyangwa umudamu nasanze kwa Murundi ngira ngo muramwibuka akagenda tutaganiriye arakaye ariko uyu munsi byabaye ngombwa ko twongera tukaganira nako ninge nabyifuje nifuje ko twongera tukaganira tukamenya uwo ari we tukamenya n'impamvu yari kumwe na Murundi tukamenya mbese tukamumenya nawe kuko buriya niba ari kumwe na Murundi uko biri kose hari impamvu cyangwa se hari uburyo bari baziranye. Rero niyo mpamvu turi kumwe kano kanya abantu bagize amatsiko benshi bakavuga bati nawe yaje rya jambo twararihinduye ariko sinzi ko yaje kwivuza turabyita kwivuza kwa Murundi Murundi avura abamama n'abakobwa ubwo niko nago navuga ryarindi Murundi yarambije ariko reka mbanze muhikaza tubwire niba ari umumama cyangwa niba ari umukobwa tubwire uko yitwa hanyuma ubundi bindi nawe aragenda tumara amatsiko bidushaka kumenya tuguhaye kazi. murakoze cyane. Tubwire uko witwa hanyuma ego dukomeze. nitwa Batesi Aline. Batesi Aline. Yego. Uri umukobwa uri umumama? Ndi umumama. Uri umumama. Urabona sa nk'abamama. sa nk'abamama nambara nk'abamama ndi umumama. Uri umubyeyi. Ndi umubyeyi. Witwa Batesi Aline. Ubwo ku izina ry'umwana witwa mama nde? Nitwa Mama Gisa, Mama Mugisha. Mama Gisa. Mama Gisa tuguhaye ikaze. Nubaha mama iyo mbwiye kuri umumama ubwo biba byiza iyo mbwiye izina ry'umwana aba ari ryo nsajya nkuhamagara. Hanyuma nizere ko wambabariye ariko ko byabaye cyagihe narakubeshye ngo sinagufasha ariko urumva twe twamaze kugufata nyine biba ngombwa ko tukurekera muri video ariko nizere ko wambabariye. Shano kuri hari abarambabaje ariko umaze kumpamagara unsaba imbabazi kambwira ngo ushaka ko tubonana nyine numvishe ko burya ngo iyo udatanze imbabazi nawe ntabwo uzihabwa. rero niyo mpamvu nemeye kuza ngo tuganire gusa uriya munsi nagiye mbabaye kandi nawe umbabarire ko nagiye nkurakariye. Nta kibazo. Hanyuma rero nagira ngo uyu munsi noneho unyemerere tuganire ku mubano wawe na Murundi. Niyo mpamvu rwose abantu bose twifuje kumenya nanjye ndimo nyine impamvu nagusanze kwa Murundi kubera ko impamvu twabyibashije nuko abantu dusanganye na Murundi b'igitsina gore duhita twibwira nyine icyo waje kuhakora kandi dushobora kubitekereza kandi atiryo byaho atari ko nawe bimeze. Yego birumvikana. Urumva ubusanzwe Murundi tubwire ko mwahuye muziranye gute hanyuma nyindi ukubwire indi shusho twakubonyemo mbese twumve niba biri buhure. Ariko watubwira Murundi ko mwahuye ni igiki cyawe nyine mbese. urebye Murundi namubonye
ku mashusho media atandukanye namonye kuri YouTube yego mfata nambaye ndamuhamagara tukajya twandikirana nuko namenye Murundi nuko nagiye mumenya nyine tuganira iyo ubonye nimero y'umuntu ukayifata ukayishyira muri telefone yawe ukayisevinga ukamuhamagara mukanahura haba hari ukuntu haba hari impamvu hari impamvu kandi urabona ko nanahagusanze hanyuma Murundi nyine ni igihe cyatumye ufata nimero gusa kugira ngo wenda naguciye mu ijambo hari ukuntu umuntu mubona ukumva uramwishimiye nabonye Murundi numva ndamwishimiye biba ngombwa ko mfata nambaye nubwo buryo nafashe nimero ye aribwo waje no kumureba yego ni byiza rwose urumva rero waramwishimiye kandi ni nabyo ni nabyiza nabibonye cya gihe narabibonye nawe bonaga ukuntu Murundi ari kukuburanira ngo sinkuvugishe ariko nyine ntacyo hanyuma rero hari ijambo nakoreshaga wenda rishaka kuba ryana kuri ra jambo wakoresheje ngo ryo gupfubura ariko nanjye ntaguciye mu ijambo ntari kubazaho gato ra jambo numvishije sinzi se Murundi iryo jambo ko numvishe urivuga cyane kandi numva ritavugitse neza nyine ntago yansobanuriye ko nanjye naryumvishije nk'uko urivuza ariko ijambo gupfubura nyine natashye mfite urumva hari uburyo twe Murundi tumuzi urumva yambujije kuvuga gupfubura sinshaka kongera kurikoresha yarambwiye ngo no gufasha abadamu ese gufasha abadamu gute mu buye buryo uko yagufashije nyine ko yamfashije ya erega Murundi buriya hari ukuntu ushobora kubona umuntu ukamubura mukunze kuba naraje nkazi kumureba ntagara kuvuga ngo n'ubundi buryo nk'ukugura gutekereza gusa nabwo wenda hari igihe bwagerwaho kubitewe nuko namukunze ako ntago bivuze ko aricyo cyari cyanzanye urumva akenshi we ni ibintu yiyemerera kandi yivugira niyo mpamvu nyine nakubonye nkahita numva ko nawe uri mu bo ajya hizo serivisi ubwo ndumva ijambo gupfubura ryo wararyumvise ariko sicyo turi bukoreshe numvise abyumva nabi we nyine n'ubusanzwe arabikora kandi arabyemera nta nubwo uri wa mbere wenda simvuze ko byakuzanye ko ntabyo uranyemerera ariko nyine ni impamvu nakubonye ngahita numva ko urundi muntu nyine urundi mukiriya reka tuvuga abakiriya kugira ngo byorohe urundi mukiriya uje kwaka serivisi kwa Murundi ubwo niko nahise mbikeka kubera ko we nyine ubusanzwe nibyo abagamo mbese nibyo abamo abadamu bajya bamusaba iyo serivisi akayibafasha ubwo rero niyo mpamvu nakubonye ngahita mvuga ni wayabonye ikindi kizungerezi ari gwa serivisi ntago ari muri ubwo buryo naje nje gusura Murundi urumva ntago nkunze kuba ndi mu Rwanda ubahise usanzwe mba Uganda hari aka business ifiteyo rero naje mu Rwanda ndavuga sinagenda nasuye Murundi kandi turi inshuti tuganira tuvugana ejo rero uhansanga buriya nibwo nari nkihagera nje kumusohoza ariko natangajwe nuko mbona kamera umva nyine birambabaje kamera n'ubundi urumva nari navuganye nawe ko ndi buze kuza kumureba ahubwo yari twari kwavuganye ko ndi buze kumura saa 10 ariko mbona nanjye nari mfite indi gahunda nza mbere ya saa 10 wabonye ko nari mu masasita aribwo nasanze hari nanjye sinari nzi ko nyine ari kumwe n'undi muntu gusa numva yarambwiye ko umunsi wose ari zirirwa mu rugo ariko amasaha ya saa 10 ahubwo naje kare ntazi ko nyine uhari bihuzura nuko hari nyine bigenda kuri hanyuma wowe kuri Murundi umuntu ashaka kwibaza ati nuriya mu mama nawe mama Gisa mama Gisa nawe ashobora kuba agenzwa urumva n'umubyeyi afite abana ese nawe agenzwa no kuza kwa Murundi kugira ngo amufashe nyine nkuko afasha abandi badamu umuntu ashaka kuhita gutekereza gutyo niko bimeze koko ntago wabuza abantu gutekereza kuko abantu batekereza imitekerereze yabo ntago ari ko twebwe tuba dutekereza cyangwa se nshobora kubona twari mu nzu ugatekereza ikindi ariko twebwe n'imitima yacu nitwe tuzi icyo twakoraga sibyo rero abantu bababuza gutekereza izo serivisi se abandi ntago yaziguhaye gusa ikindi Murundi ntaho hamwaye bagutekerezaho wagira gute ntacyo bitwaye
bivuze ko nyine bishobora kuba bishobora kuba ariko ntabwo aricyo cyari cyanzanye naje nje kumusura nk'inshuti yanjye gusa wenda hari igihe ikindi gihe wenda byazakunda ntabwo mbizi ko ariko urumva ko ubiteganya kandi urumva ko unabishaka rega mu rundi bona atari mwiza se wowe n'imboga mva nawe n'imboga ubwiza bwe nyine bubonwa n'abamushaka buriya umuntu ushaka buriya umuntu wakunze nubwo wakubwira ngo afite imirimo ihengamye uba wayikunze ko ihengamye nyine rero bitewe n'uburyo wowe wamukunze nyine n'ubwiza bwe bubonwa namwe mu bitewe n'uburyo mumushaka gusa akenshi ubuzima abayemo aba yishakira amafaranga singiye kuvuga ubuzima bwa Murundi ntabwo nzi uko muziranye sinzi n'uko mwaganiriye ariko akenshi uba usanga yifitiye utubazo two kwikemurira nyine abakeneye amafaranga mu buzima bwe busanzwe n'ibyo akora nyine abikora ngo kubera amafaranga kugira ngo abone amafaranga sinzi nimba yaba yarabikuganirijeho nta kintu yanganirije nko urumva ngiye kumusura ntabwo ari bunganiriza ibintu byose cyane ko ntari nzi narira jambo wavuze ese ni ubwa mbere ryumvise ibyo byo gupfubura ndaryumva ariko ntabwo nari nzi ko Murundi ariko kazi akora ko ngewe numvishije uvuze kuriya byaranangaje ahubwo rero wakahise uba umukiriya ukamuteza imbere nzamubaza neza ndi kumushakira abakiriya nzamubaza neza ubwo ukuntu abigenza ariko ndumva atari cyo cyari cyanzanye ngewe wabifashe nabi urumva buri muntu wese nta nubwo ari njye gusa twese niko twabitekereje ariko nta kibazo ibyo urumva kari agaciyemo kandi byari no kugira ngo ukeke ikintu giceceke wagikeka ukakivuga ukamenya bakakubwira ko aricyo cyangwa atari cyo gusa ahandi ho nta kibazo cya Murundi rwose ubwo mpamvu wabonaga nshaka ko tunavugana cyane nagira ngo menye kuko ubundi hari undi mudamu nawe bari inshuti we twaranaganiraga we yaranabyemeraga rwose ubona bikunze akajya gusura Murundi tukajyana ariko nyine iby'urukundo biranga ntibakundana ariko kubera ko akenshi nta bintu by'urukundo Murundi ajya azanamo nyine urumva niba ari akazi kaba ari akazi akajya kwifashiriza umuryango nta bindi ubwo rero nari nzi ko muziranye cyane ku buryo mwabiganiriye ku buryo uzi ibintu byose nyine n'impamvu navuga ko urangiye numvaga nyine ubizi mvuga ntibura yakubwiye nyine ubuzima bwe urabuzi ubuzima bwe ntabwo mbuzi nari umushyitsi usanzwe ntabwo nari nzi ibyo byose Buganda ukora akahe kazi ndi umucuruzi ubucuruzi bijyanye n'iki ucuruza shop ijyanye n'amashakoshi y'abakobwa ikintu kijyanye n'imyambaro y'abakobwa imyambaro y'imbere numva ufite amafaranga sikuri umubosi turashima Imana hanyuma umutware se murabana njyewe nta mutware mfite ndi umufiyemeri nta mugabo ubana nawe mu nzu hanyuma rero ni byiza ubwo urumva nahise numva kubana n'umugabo i Bugande ukaba waje Murundi akabizamo nibaza se umuntu yabaje gutyo ufite umugabo mubana hanyuma hari akantu wansubije ariko ntago numvise utansubije neza nkuko nabyifuzaga wambwiye ngo wafashe nimero ya Murundi ku kiganiro uramuhamagara nibyo muza no kumureba ariko nta mpamvu yumvikana wampaye yatumye ufata nimero kuko nakubaje nimba waraje mu buryo nk'uko abandi baza kumureba uramakanira ariko byanze bikunze niba waraje nk'umufana wenda kuko Murundi akina komedi nimba waraje nk'umuntu umuzi mu buhe buryo nagira ngo umbwize ukuri impamvu wafashe nimero kuri YouTube ukafata iya Murundi utarafashe y'undi muntu utatubeshye kuko hari ahambere ho wambeshye numvise harimo akantu ko kumbeshya ntago nakubeshye ko ngiye mvugisha ukuri ahubwo bifashe nko kukubeshya ntago wambwiye nyine urumva ushaka kuvuga ati impamvu nafashe nimero y'ira muntu nashakaga iki namushakaga hiki urumva namubonye hiki namwumvise hiki impamvu yumvikana ntacyo reka nkubwiza kuko kuvuga ngo narayibonye ngo numva ngo nyine n'umwana mwiza ntagare ukava Buganda ugatanga ikibumbi ntacyo reka nkubwiza ukuri sibyo
ariko ngo kuri guca mu ziko ni gushya. kuri twese turakuze Twese turi bakuru. Ni ukuvuga ngo nkorera bizinesi Uganda ariko hano mu Rwanda niho iwacu. Mafite famiye nyinshi. Nari naje gusura famiye cyangwa ubwo twagize ibyago. Ako biba ngombwa yuko ndi buce kwa Murundi kuko nawe naramutunguye namuhamagaye ngeze mu Rwanda. Rero Murundi ikintu cyatumye mfata nambaye cyane cyane. Nabonye akorana ikiganiro n'igikobwa kinini kuntu sinzi ni nawe wamukoresheje. ubwo ni Mutesi. Byashoboka ntago nakurikiye izina ry'umukobwa. Ahubwo ni Mutesi namwe. Nafashe nambaye muri ubwo buryo numva uwo mukobwa mutaka ngo arashoboye ibintu nk'ibyo. Ako njyewe nyine ntago ndi mu rwego rw'uwo mukobwa uko yavugaga, ako njyewe naje mu byo kujya muganiriza gakeya, rega nshobora no kumuganiriza ibyo bintu akabivaho. Murundi ni umusore mwiza w'ibogara agashaka n'umugore, ibyo bintu akabyihorera. Agashaka uye mugore ukamushakira umugore, rega nanjye yangira we bishobotse. Ukaba umugore we. Uretse gato hari umugani bavuga ngo ikinyarwanda ng'imbeba iryo muhini yototera isuka. Nimba warabanje kubanza ngo guca ngo kumufata neza ngo nanjye nta wamenya ngashobora, bivuze ko ahubwo ari byo ushaka. Nuko nyine uri kubanza guca erega turi bakuru nawe nta mpamvu yo gusobanura ibintu byinshi. Turi bakuru kandi uri kubyumva neza nawe si byose. Urumva nyine nawe uri mu mujyi umwe na Mutesi. Oya wenda sikomeze ariko noneho ndumva nta n'icyo bitwaye ariko Murundi nta kintu atwaye. Ubundi uzi ukuntu wowe uteye uri ba bantu hari ukuntu umuntu yemera ariko atemeye ukanga kwerura ariko waneruye. Wowe niko ikibazo ni uko ushaka ko nerura cyane kandi uri mukuru nawe uri kumva. Mw'abantu mwe si muri bakuru, twese turi bakuru. Reka tureke kwivuna mugani, mwese muri bakuru turi bakuru wa mugani. Ubwo reka wa mugani kandi kubaza byinshi ni ibintu byumvikana rwose. Muri make nayo Murundi uramusaba. Urumva kuba ngiye narateze nkaza nkavuga ati Murundi sinagenda namushuhujije namubonye. Hanyuma si we wabonye yabyumva yabyemera nyine urumva wenda ntagazi ikikugenza nyamukuru, ariko urumva ko wowe nyine ubiteganya ufite muri gahunda. Biterwa nuko umuntu yaje cyangwa ko ari kugenda cyangwa se ko mwaganiriye cyangwa ko yanyishimiye cyangwa ngiye ko namwishimiye. Wabonye we yarakwishimiye? Yaranyishimiye. Ahubwo bivuze ko yanyishimiye ko nageze mu rugo. Yanyishimiye tutari twanabonana we kambwira uri mwiza tukaganira muvugana kuri telefone uzansure. Nyine numva mfite amatsiko yo kuza kuri Murundi. Hanyuma akenshi ahura n'abana kenshi bafite amafaranga. Niyo mpamvu nacyagiye wumvaga ndi kumubaza iby'amafaranga ngo wamuhaye angahe, akambwira ngo wamuhaye 100. Akenshi nyine waba afite target izo service arazikora ariko afite target yuko yibonera amafaranga. Wowe hari diru z'amafaranga nyine uzajya muvugana umwishyure nko kugura mbese nyine je nabikora muri ubwo buryo ko buri muntu wese afite kunaza kureba Murundi. Wenda nabikora mu buryo bwo kuba namufasha gukora ikintu ariko nago nabikora mu buryo bwo kumugura cyangwa se oya. Cyane yikunda umuntu nta mpamvu yo kugura wanabikora utagoze. Ariko se nka ikintu njya nibaza nk'iyo umusore wenda tuvuge nka Murundi kuri nyine yimereye yakira nyine buri muntu wese uje amusaba service ari umugore, ntago wowe uba wumva bikubabaje kuba umuntu yarahuye n'undi muntu ariko kandi nawe ukumva uramushatse ukumva nawe ushatse guhura nawe kandi ubizi neza ko ashobora no kuza nyine ariko kazi. Buriya umuntu akora akazi agakura nyine nk'akazi nk'ubu ushobora kuba cyagiye warahaje n'urugero ntabwo bivuze ko byabaye, ushobora kuba cyagiye warahaje wamara kugenda hakaza undi kuko niko kazi akora kamuye service wa undi yamara kugenda hakaza undi. Noneho nkawe nyine ntabwo ubutekereza uti
akumva nyine atari byiza, akavuga ati nta kuntu umuntu yaba akora kari akazi muri buriya buryo ngo nanjye nongere ngende nanjye bigende gutya. urumva nanjye niyo mpamvu nakubwiye ngo ndashaka kujya tuganira gake gake, mbese hari ukuntu ushobora guhindura umuntu ukamuhindura byose bikarangira. Kuko ibyo ntabwo nabigira ikibazo, ariko ugenda uhindura umuntu afite uburyo ubwo nuzamuhindura ku buryo azabivamo, ashobora guhinduka agafata umwanzuro wo gushaka cyane. naramubajije ni se uzashyira ushaka umugore umubane umugore wawe utuza, arambwira ngo azashaka n'ubundi, ariko ku bijyanye no ngo yabuze nk'amafaranga mu rugo cyangwa nyine mu rugo hari ibintu bikenewe, ni ibintu aba yivugira ko bijya bihinduka. Yabikora, ariko hari igihe nyine ukora ibintu ukazagera ukavuga ati nta mumaro, nta musaruro wabyo. birasaba ikofi kumuhindura mu rundi. Turayishaka ariko niba waraje uyikoze, niba warayikoze bifatika ni sawa, ariko utarayikoze byo biba bigoranye. hanyuma ntago ubona bigaragara nk'isura mbi mu bantu, nk'iyo nka wowe w'umumama ubona usa neza rwose wiyubashye, hakaba wenda byamenyekana ko ufite umuhungu nyine ugukemurira ikibazo. ubundi rero ntabwo uba wumva ari nk'igisebo kuba nk'inshuti zawe zabimenya, kuba nyine abantu muziranye bamenya ko uri umubyeyi, ariko ukaba ufite umusore mutoya uguhira serivisi, wumva nta gisebo kirimo. rero burya umuntu niwe wimenya. nakubwiye ngo ugendeye ku bantu cyangwa ugiye kureba ku bantu nta kintu cyo wageraho. nyine abantu bavuga ariko ugashyira mu matwi ukigendera ko ubu hari intego uba ufite cyangwa se hari ikintu ushaka kugeraho. kuko n'ubundi se ko ngo wanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina. mbese urijijisha cyane rwose, wanamvuga nkacaho nkagenda ko ntacyo simbisanga ku isahani. ntabwo bikubuza kurya. reka ngushimire ko wemeye ko tuganira, reka dusoreze hano. ndagushimira ko tuganiriye kandi tubwije n'ukuri kose, ubwo abandi bibazaga ibintu byinshi nizere ko babyumvise ko ntacyo guhisha gihari, kandi ko byanumviye ko wanadusobanuriye ko nyine natwe turi abantu bakuru twabyiyumviye. reka dusoreze hano, birashoboka ko yari we wasimbuye Mutesi, ariko reka mu rundi tujye tumwifuriza amahirwe gusa. hari igihe bino bintu azashyira kuko bikorera amafaranga abantu mu mutuka, n'umushake mujye murekera. hari igihe azagwa ku ifaranga akabireka akishakira umuntu umwe. kadusoreze hano, sasira mu kiganiro cy'ubutaha.